nk'ubu umurenge wa Kinyaba wagizwe n'utugari tune ari gihe akagari kamwe. Innocent Mukiza numwe mu baveterineri bigenga ukorera mu murenge wa Kinyababa ho mu karere ka Burera. Innocent kimwe n'abandi baveterineri bigenga bo muri aka karere bavuga ko bagorwa no gutabarira itungo ry'umuturage ku gihe kuko nta nyoroshya ngendo baba bafite bigatuma bagera ku itungo bakererewe ryamaze no gupfa. Nk'ubu umurenge wa Kinyaba wagizwe n'utugari tune ari gihe akagari kamwe kaba kari nkaha akandi kari mu birometero hafi nka 6. Urumva uhabamutse uhagaze aha ugomba kujya gukora gutabara itungo wenda ryariye n'abutuntu ugomba kuritorokariza ukoresha ingana bwa bumenyero wawe hazaduhaye usanga uje kugerayo akenshi ryamaze gupfa kubera ko usanga agaze yabaze kwa nyinshi mu nda. Kujya gusanga aborozi kujya kubavurira usanga bitugora bitewe nuko baba ari ahantu kure ugasanga rero biratugoye cyane, ariko tubonye inyorosha ngendo nka moto byazatworera kurushaho tukaba serivisi ku buryo bwihuse. Biteza se nk'ikihe kibazo wenda kuba mubageraho mukerewe wenda ugiye nko kutabara nk'itungo bitewe nuko uburwayi budateguza hari ukuntu itungo rirwara bikanguma kurigeraho ku buryo bwihuse. Rero nta nyorosha ngendo ufite cyangwa se moto irakugeza vuba bituma urigeraho ukererewe ukazasanga byateza nk'urupfu ugasanga umuturage yarahombeye. Kuvuga ngo iyo ugeze atinze ushobora kubyo wari ugiye kuramura aryo utabiramura. Urugero nimbiri kubyara ugasanga irapfuye nangwa se zose zigapfa. Rero iyo umugezeho byihuse nibura hari ikintu umufasha kuro kumugezeho nyine nta bintu byangirika. Aba baveterineri bigenga bo muri aka karere ka Burera ni bamwe mu bahuguwe gukora kinyamwuga amahugurwa bahawe n'umushinga wa USAID Orora Wihaze ari naho bahera ko wanabafasha kubabonera inyoroshya ngendo. Cyifuzo nuko nkatwe nk'abaveterineri badufasha tukabona nka moto wenda urugero moto kuko umuhanda uri mu birometero 5 kugira ngo uzagende n'igare ugereyo biragoye cyane. Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera ndetse na niyo mugenga Olivier umuyobozi wa USAID Orora Wihaze muri aka karere ka Burera bose bashimangira kuko ubushobozi buzaboneka bazabona n'inyoroshya ngendo. Icyo nabizeza nuko nk'ubuyobozi ko dushize imbere ndetse n'ibikorwa byacu dushize imbere kongera umusaruro bikomoka ku bworozi kuko ubworozi n'ubundi ni intangiro y'ubuhinzi n'ibindi bikorwa bahavaho ifumbire havaho n'ibindi bikomoka ku bworozi. Rero nk'akarere kabafite mu nshingano kandi ngira ngo bafite ubushake n'intego zo kugumya kuba hafi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Imbogamizi zagenda zikemuka buhoro buhoro uko ubushobozi buzagenda buboneka. Usibye kuba umworozi warwaje itungo adatabarirwa ku gihe bigatuma itungo ripfa ngo niyo ahamagaye umuveterineri wigenga hari ubwo amaca amafaranga y'umurengera yitwaje ko nta nyoroshya ngendo afite. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.